Mwite Bwiza Emerance, umwe mu bakobwa b'abahanga dufite hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero Emerance tugiye kuba twavuga cyangwa se twaganira kuri album yiwe ya kabiri agiye kuba yashyira hanze, dore ko ari album idasanzwe nawe ubwe arabyivugira cyane. Na album azasohorera mu bihugu by'amahanga apana hano mu Rwanda. Wakibaza ndetse ni mu kihe gihugu azajyayo ryari, azaririmbana nande kuri stage cyangwa se azahurira nande ku rubyiniro. Ese iyo album bizagenda bite? Ibyaro byose ngiye kubona biguramburira nta na kimwe nciyeho hano. Hano ni kuri Gato Challenge TV. Reka byose tuzo tubirambura tubiganiraho byose uko byakabaye, tukubwira uyu mukobwa imbona imvano ye cyangwa se imiziki yiwe guhera kera kugeza uyu munsi uko yagiye ikura. Icyo usabwa ni kimwe, kora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tubagezeho inkuru zose uko za. Hello, what's popping Kigali, is your boy Hatari Aizo. Umwe bakubiye umwe bavuze umvikana hiriwe n'ino inshuti y'abadamu ndetse n'abakobwa. Comme the number one, comme the wagwan, comme Zaboy, comme comme the nyirabyo. Je suis général de Kigali, comme Aizo in the person of my icon nk'ibisanzwe. Yes, no mujene wanyu cyane kuva guturuka i Kigali mu Rwanda. Muhaye ikaze we uri bwota amashimbi, uri ahantu henshi hagiye hatandukanye, by'umwihariko abari mu Rwanda mwese ndabasuje cyane, ndetse namwe mudahema kudukurikirana kuri Gato Challenge TV, mwese muhawe ikaze cyane. Yes, rero uyu ni wa mwanya twabahariye ukugezaho amwe mu makuru abagenda turacara hano kabisa yo mu myidagaduro hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi tugiye kuba twaganira ku mukobwa bita Bwiza cyangwa se Bwiza Emerance, umwe mu bakobwa b'abahanga dufite hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero tugiye kuba twagaruka kuri album y'uyu mukobwa ya kabiri kabisa, nziza cyane, imeze neza. Yagize byinshi cyane atangaza, aho ngiye kuba nagenda nkubwira bimwe muri ibyo ngibyo, dore ko ari album azasohorera mu bihugu by'amahanga cyangwa se ku yindi migabane apani hano muri Afrika. Ni ibintu byiza cyane, ndakubwira ko kuri itariki kabisa yamaze kuba yagenda. Ubu ngubu tuvugana yamaze kugeraho kugira ngo abe akora icyo bita rehearsal cyangwa se rehearsals mu ndimi z'amahanga. Yes, ndakubwira Bwiza, umukobwa umaze iminsi afite move cyangwa se ari kuri movement ya Flash, amaze iminsi afite ibintu by'ibitaramo bigiye bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yes, ndakubwira Bwiza umaze iminsi afite ikiraka muri Tour du Rwanda kabisa, yarameze neza cyane, afitemo akazi. Yes, ndakubwira Bwiza umwe mu bahanzi nyarwanda, umwe mu bahanzi kazi kabisa babashije kuba bagira amahirwe yo kuba bahurira no bita John Legend kuri stage cyangwa se ku rubyiniro, aho uyu muhanzi John Legend amaze iminsi kabisa ari gutaramira hano i Kigali. Rero Bwiza ni umwe mu bakobwa babashije kuba bahurira nawe ku rubyiniro. Urumva ni umukobwa uhagaze neza cyane muri iyi minsi. Ese wakibaza ngo Bwiza azahurira nande kuri stage? Hariya ngiye kuba nababwira aho azaba ari kuronshinga album yiwe. Yes, Bwiza azahurira kuri stage, ni umuhanzi dukunda cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yes, umuhanzi w'umugabo kabisa uhagaze neza cyane, uherutse gukora amateka akomeye cyane hano mu gihugu cyacu, aho ku itariki ya mbere z'ukwa mbere yakoreye igitaramo cy'imbaturamugabo hariya muri Arena kabisa. Uwo ni The Ben. Yes, The Ben kabisa, ngo bagomba guhurira ku rubyiniro we n'uyu mukobwa, dore ko ngo uyu mukobwa yatangaje ko The Ben ari umwe mu bahanzi bishimira iterambere rya Bwiza cyangwa se bishimiye basapotinga cyane umuziki w'uyu mukobwa, dore ko hari indirimbo bakoranye kabisa bita Best Friend, ndakeka mwese muyizi cyane, murayizi. Rero bazahurira ku rubyiniro kabisa, aho bazaba bari hariya muri kiriya gihugu ngiye kuba nakubwira, bakomeza gususurutsa abantu batuye hariya cyangwa se diaspora yose, se aba diaspora bari muri kiriya gice. Sinzi kuba nagutera amatsiko cyane, icyo gihugu bakita Ububiligi cyangwa se muri Brussels cyangwa se i Buruseli mu yandi magambo. Yes, Buruseli niho uyu mukobwa agiye kuba yajya kuronshingira album yiwe. Urumva na album iri ku rwego rwo hejuru cyane, bibaze ko yarebye agasanga adakwiriye kuba yayironshingira hano mu gihugu, akavuga ngo reka abanza yajyane ku ba diaspora, kuko nabo ngo abaha agaciro gakomeye cyane mu muziki wiwe, kuko ngo benshi bagerageza kuba bamufasha. Rero aho bita Bwiza kabisa ngo yamaze kuba yagenda. Tuvugana kuri izi tariki zigera muri enye, ndakeka rwose yamaze kuba yafata rutema ikirere, yamaze kwerekeza hariya mu gihugu cy'Ububiligi, aho agiye kwereka abakunzi be cyangwa se agiye kuba yabataramira ku nshuro ye ya mbere, agiye kubikorera hariya rwose. Wumva ibintu biteguye neza cyane, yatubwiye ko buri kimwe cyose kimeze neza cyane. Ese ufite kuba wakwibaza ngo album yiwe ya kabiri yitwa gute? Ni album izina ry'inyamahanga cyangwa se izina riri mu Cyongereza, aho yabashije kuba yahita 25 Shades
25 Shades, dore ko ngo aba arimo kwizihiza imyaka 25 amaze avutse kabisa. Rero ino album yes twasanze yise 25 Shades, na album ngo izaba iri no kuba yagurishwa, ngo dore ko amafaranga makeya izaba iri kugurishwa aho ubwo azaba ari kwironshinga, kuko ngo bazaba bagenda bagurisha amaflash ni 500 minimum kabisa, amafaranga make ashoboka ni 500, ngo naho andi ari hejuru kurenzaho yose wayatanga, kandi ngo umuntu wese uzifuza kuba yagira icyo amufasha agomba kuba ari free, azabikora cyane nta kibazo na kimwe gihari. Tukibaza ngo se iyi album izasohoka ryari? Yes, ni album izasohoka ku itariki 23 z'uku kwa gatatu, urumva ntago ari kera cyane, ariko hari icyo twita tracklist nayo ngo irasohoka rwose ngo ejo bundi ku itariki 6 z'ukwa gatatu, byanga byakunda ni muri kino cyumweru. Tracklist aho muza kuba mwasangaho indirimbo bita Hello. Yes, Hello ni imwe mu ndirimbo ziri kuri tracklist, cyangwa se kwa kundi nyine nabita nka bonus kugira ngo wende wumve ukuntu album imeze, ibyo babashije kuba bakita tracklist. Rero ngo kuri 6 kabisa murabasha kumenyaho amakuru make, cyangwa se kumenya indirimbo nkeya ziri kuri album y'uyu mukobwa wacu bita Bwiza. Yes, biteganyijwe ko kabisa show iri ku itariki 8 z'ukwa gatatu nibwo azaba ageze hariya ku rubyiniro rwo mu Bubiligi. Yes, rero n'uvango nibwo azagenda ataramira abakunzi be, agenda baha zimwe mu ndirimbo zigiye zitandukanye, dore ko hani ziri kuri album ye nshyashya azagenda performinga hariya ahantu. Yes, ndakubwira biza cyane, wakoze amahiti agiye atandukanye, batubaza gukoza amahiti amwe ayahe na yahe, hariyo bita ahazaza, Best Friend, Yiwe, Ready, Soldier, Exchange, Nobody, yes, n'izindi zigiye zitandukanye. Ni umukobwa wakoze byinshi bigiye bitandukanye, tukabasha kuba twamukunda. Ni nanga dusoreje, kora subscribe dukomeze tubane buri munsi.